hanyuma rero mu gice cya gatatu cy'iki kiganiro ni igice twahariye kwiga. Abantu bose bari aha ngaha tugiye kwiga ijambo ry'ikinyarwanda, ijambo rimwe ry'ikinyarwanda, hanyuma tuze guhita dukomeza noneho n'umwanya nyirizina wo gutarama. Tugiye kwiga ijambo ry'ikinyarwanda, ijambo ryitwa inkora. Abakurikiye rero ishusho nagira mbabwire ko gahoro gahoro tuzagenda twongera uburyo bwo kubibereka. Ndashaka ko tuzajya tubigisha ibyo mureba noneho. Niba ngiye kubigisha inkora nkabanza kujya kuyishaka nkayibereka, niba ngiye kubigisha inkuyu nkayishaka nkayibereka, ariko kuri uyu munsi bwo ntabwo byankundiye, turaza kubyiga noneho turabyigira hano. Hari umuntu n'umwe muri mwebwe uzi icyo inkora bivuga? Inkora usibye kuyumva, ntabwo nzi ngo ni ibiki. Nawe Mushabizi ndakorahe, nawe ntuyizi, nawe Ivo. Ubwo rero bigaragare ko iri jambo tugiye kuryiga rikenewe, kuko abanyarwanda benshi ntago bari barizi. Iyo rero mu kinyarwanda bavuze ngo inkora, inkora ubundi mu kinyarwanda ni ikirari cy'inzira, cyangwa ni ahantu haba haraciwe inzira, cyane cyane inkora yakoreshwaga ku nka. Murabona nk'ahantu inka, tuvuge niba inka zagiye kona zikanyura nko mu murima w'umuntu, zikagenda zikaminuka no hakurya, hahandi rero hagaragaye zagiye zinyura, nicyo bita inkora. Cyangwa murabona abanyarwanda bafite uwo muco, ariko ngiye mwita mubi. Urabona hari ahantu haba hari nk'inzira nyabagendwa, ugasanga hari aho nabo baciye iyabo bagahita barema indi ku ruhande. Iriya rero niyo bita mu kinyarwanda inkora. Ariko inkora cyane cyane ni ijambo ryakoreshwaga ku nka. Ngo naka namukurikiye inkora, ngo nakurikiye inkora ya runaka, ngo ngera mbona ibi n'ibi, ngo inkora y'inka. Ibintu byiza nk'ibyo ngibyo. Ndizere ko rero abana, urubyiruko, abakuru mukurikiye ikiganiro Intango ku ishusho, rwose inkora mwamaze kuyimenya, kandi ibyo tuzajya twigira aha ngaha mujye mubikoresha. Mu minsi iri imbere tuzashyiraho n'ikizajya gituma rwose ibi mukomeza kubimenya, kuko uru ni uruvugiro, uru ni urubuga rugari tuzajya tuganiriramo ibya gakondo, ubundi tukabandwa habona. Ubwo ngo wanga amazina agira gute? Abantu habona. Kandi mu kinyarwanda umuntu aba agomba kubandwa rugarama, sibyo? Tuzabisobanura byose. Ibyo rero ni icyiciro cya gatatu cy'ikiganiro Intango, aho twiga ijambo. Tuzajya tuzana n'abantu hano twige, dusasanure, dusubire muri gakondo k'iwacu. Ishusho, make the art you are.